nongeye kugushimira wowe wabashe kuba wakora subscribe ahangaha kuri Hot News TV Rwanda. Kanizere ko rero aho mwese muherereye mumeze neza cyane, nongera kandi kwibutsa nawe utari wadukandira kuri subscribe cyangwa sabone kuba wakwihutira kubikora kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye. Ikindi nabibutsa no kujya mudukandira like, kubera yuko iyo ukanze like ubuduhaye amahirwe yo kugira ngo Google idukorere recommendation cyangwa se rekomandasiyo kugira ngo inkuru tugenda dukora zigere ku bantu benshi, bityo usange dukurikirwa n'abantu benshi cyane. Tubugarutse mu mwanya rero tugenda turebera hamwe amakuru abakomeje kugenda asohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutugiye kuri uyu wa kane. Abantu bakomeje kubona inkuru zivuga ngo Perezida Paul Kagame yahuye na Ndayishimiye, Perezida Paul Kagame yaganiye na Ndayishimiye, ariko nje kubaha ukuri ku cyatumye ibi byose bigenda bivugwa ndetse mbabwire ese koko baganiye, ese koko bahuye barasuhuzanya. Ibi ngibi nibyo ngiye kugenda mbabwira rero, niba banasuhuzanyije ndagira ngo mbabwire uburyo basuhuzanyijemo naho babikoreye, mbabwire n'impamvu yabiteye. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda tureba hamwe. Ubwo rero ube tayari kugira ngo udacikwa n'izi update news. Kuri uyu wa kane nibwo hariya muri Congo Brazzaville habaye irahira rya perezida uherutse gutorwa ari we Denis Sassou Nguesso. Ahangaha rero niho abaperezida b'ibihugu bitandukanye baje kuba bakwitabira uyu muhango kugira ngo bashyigikire perezida mugenzi wabo, abamugaragarize yuko bitabiye umuhango we. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje kuba yakwitabira uyu muhango, perezida w'u Burundi Ndayishimiye yitabira uyu muhango, perezida wa Congo Kinshasa nawe yitabira uyu muhango. Icyo nababwira ni iki, nanjye naje kuba nakurikira, nabonye perezida w'u Rwanda Paul Kagame asuhuzanya na perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste, ariko noneho ntago byabaye mu buryo bw'ibiganiro, ahubwo byabaye mu buryo bahuye, umwe avuye mu byubahiro, kuko hari ukuntu bagendaga bahamagara abaperezida. Babanje guhamagara perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aragenda akivayo ahura na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kubera ko nawe bari barangije kumuhamagara ngo ahagere. Hanyuma bahuriye mu nzira rero, urumva nk'abaperezida ntago ibintu by'inzika byatuma badasuhuzanya, baje kuba bahana ibiganza barasuhuzanya. Ariko ibintu murimo kubona ngo perezida w'u Rwanda yahuye na Ndayishimiye w'u Burundi baraganira, oya ntago ibyo kuganira ntago nabibonye, wenda niba byanabayeho nyuma nabyo turaza kubimenya, turaza kubikurikirana gatanu ku kandi tubibagezeho. Ariko kuri ubu ngubu icyo nababwira ni uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje kuba yakora mu ntoki za perezida Ndayishimiye w'u Burundi, bahuriye mu nzira, umwe arimo kuva mu byubahiro n'undi arimo kuganayo, kubera ko bagenda bahamagara umuperezida umwe umwe, agenda agerayo yavayo undi nawe akaba atejemo araje. Aya nizo update news rero twabashije kuba twabona mu nkuru mwagiye mubona nyinshi cyane zivuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahuye na perezida Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na perezida wa Congo. Perezida wa Congo rero we bashobora kuba bamuhamagaye nyuma, kuko ubwo perezida w'u Burundi yavagayo ntago perezida wa Congo yari yakagiyeyo. Ubwo turaza gukomeza tugende tureba ese kuba bahuye bagasuhuzanya hari icyo bigaragaza, wenda mu nzira ya demokarasi, cyangwa se ni bya bindi byo kugira ngo batagaragaza inabi bafitanye ku karubanda. Ibi ngibi turaza kugenda tubikurikirana, wowe udukorera ibyo ngibyo hanyuma ibindi ubiturekere. Ndabakunda cyane.